mana yanjye koko ndi kwibaza mbigenze nte. Umugabo wanjye ndabizi neza yarankubise inda yanjye ivamo. Mana yanjye bise nzamurege bamufunge, se nimurega bwo bakamufunga nzabaho. Ubwo nzihanganira umuntu wanyiciye umwana nkomeze mbane nawe, mfate umwanzuro nkora ikimana ko Moraki Karame. Ninde ukomanga? waramutse neza. Urashaka iki muri iki gitondo? Arenje kureba John. Umushakira iki kari mwe mu mutera kunebwa? Ntabwo mubona uyu munsi ari mu kazi. Ntaho uzagaruka kumushaka kumureba ikindi gihe. Ako wamubwira ko namushakaga. Hako abusore bw'iki gihe nibwo bwuze kwishyiraho. Urandebera umwana ubundi uramubaza iki nkaho ubwo urabona wamumarira iki? Kandi gatumwa nimba hari umuntu wakuntumye uzagenda umubwire ko utambonye. Kandi ngendere ndumva bitoroshye. Wikwirguza shiri mama arahari kandi uramuzi ukuntu agira umushiha ntabwo twamukira. Mbabarira dupanga undi munsi basi, cyangwa nze kuzikureba ukuntu mwiyiba ngenzi kukureba. Shiri wapi, mama arahari kandi urabizi yatumerera nabi pe. Ndeka ahubwo nimugura nze kuza kukureba njyewe urebe ukuntu mwiyiba ntugenze kureba. Mukobwa ntizo telefone zawe. Ntabwo nakwiyamye kuvugira kuri telefone. Uvugana n'abasore yeda ye. Ejo bundi papa wawe yitabye Imana. Dusigaye twenyine. Urabizi muri iki gihe uko bimeze turarya twiyushya kubi. None wowe uburaje upangane n'abasore ejo babe baguteye inda. Aho kuvugira kuri telefone ntabwo bivuga ngo umuntu aguteye inda. Rose telefone itera inda. Ubu ya Joanna mbabarira twumvikane. Ubu baye imfubyi mbaye umupfakazi. Twiyubaye. Sinshaka ejo nzajye kubona mbone baguteye inda uzuyifite imbere yanjye. Aya mama tuza ndi mukuru nago kinda rwose tuza. Ngiye kugira ngo nkwizere Joanna. Telefone yawe ninjoro uryamye baguhamagara. Mereza hano iyo telefone nyibike nibwo ngira amahoro. Mereza telefone yanjye sura yimbikira nge ntago nzi kuyibika. Yimariko yimenge kuyikubikira. Oya. Ngari ko cyane mbona amahoro. Nabande bayicyo urayimaze. Amukecuru ubundi amahane ye. Nukuri nge aha hantu sinzi haramvuna yaba bahinduraga inzira. Ariko mazima Karame. perezida wacu w'ikimina mbona ari umwana mwiza atatunyanganya. Nta kibazo cyariko duherutse guhura ejo bundi muganirizaho gatoya arambwira ati sha wagize ibyaga kira bibiri ujye kunywa agafanta. Yarayampaye Kurengesha hakosa muganye ibintu n'ibiki. Pfusha umugabo, pfusha umwana. Undi birabintu byaraje gute? ni igihe kiba cyageze Imana ikisubiza ibyayo none se wabigenza ute? Ariko rero nibibaza igihe kimwe we ni igihe kiba kigeze nyine cy'abantu baturanye neza ntabwo uzi ko umuturanye ngo mubyarana abana basa. Biriya bintu ngiye ntabwo njya mbyemera. Aha nushaka ubyemera. None se njyewe umugabo wanjye agize atya bayitabye Imana. Si mu cyumweru kimwe icya kabiri nawe umwana wawe ngo aragiye. Gusa urukumva atari ibibazo biba bihuriraga. Ariko suzamvemo ndacyabitekerezaho. Ese buriya wibwira ko byahuriranye gutyo gusa kugira ngo umwana wanjye apfe? Umugabo wanjye Gatuza uramuzi n'amahane. Ndamuzi. Twe tumaze iminsi dufitanye ibibazo. Niwe wankubise igiti. Mwana